Muri iyi minsi abantu turi kubaho mu buryo butangaje, aho ibitekerezo byacu mu myaka isaga 150 twabifataga nk'inzozi, none ubu birimo kuba impamo. Mu mwaka w'1863 umwanditsi w'Umufaransa Jules Verne yagaragaje ko hazabaho ibinyabiziga biguruka mu kirere, none ubu izi modoka zirahari. Ninde se watekerezaga ko hazabaho igihe umuntu azajya atekereza ku kintu runaka maze imashini cyangwa mudasobwa igasoma ibitekerezo by'uwo muntu bitasabye ngo abanze kuvuga? Brain Computer Interface BCI, iri ni ryo koranabuhanga rigiye kuzajya ryifashishwa kugira ngo habashe gusomwa imitekerereze ya muntu bidasabye ngo avuge. Neuralink ya Elon Musk ubu nibo bari ku muvuduko wo hejuru mu guhangana n'iri koranabuhanga ryo gusoma imitekerereze ya muntu. Iki kiganiro cyitwa umwanya w'ubumenyi. Nge ndi Imanishimwe Eza, mbahaye ikaze mu isi y'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano, Artificial Intelligence. Mu myaka y'1940 filime na za katuni zagiye zitwereka ishusho y'ejo hazaza, aho abantu bazajya baguruka mu kirere nk'indege ariko bakoresheje imodoka zabo. Mu myaka itari myinshi cyane ishize ibi byafatwaga nk'inzozi. Umwanditsi w'Umufaransa Jules Verne yagaragaje ko mu kinyejana cya 20 isi izaba ifite imodoka zigendera mu kirere nk'indege. Ibi yabyanditse mu gitabo cye yise Paris mu kinyejana cya 20. Iki ni igitabo yanditse mu mwaka w'1863. Yagaragajemo isi irimo ikoranabuhanga rihambaye. Ubu ibi ntibikiri kubarwa nk'inzozi, ahubwo birimo kuba impamo. Ubu imodoka ziguruka zirahari, zirimo gukorwa, izindi zarasojwe gukorwa, izindi ziracyakorwa ku muvuduko wo hejuru. Imwe mu modoka ziguruka zamaze gukorwa ni RFI Aeronautic Model A, yakozwe na kompanyi ya RFI Aeronautic. Ni sosiyete yo muri Silicon Valley, California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi kompani yashinzwe muri 2015. Iyi kompani ikaba yaramaze gukora imodoka iguruka. Ni imodoka yitwa RFI Aeronautic Model A. Iyi kandi akaba ari imodoka ikoresha amashanyarazi. Ahantu hazamuka cyane cyangwa se haterera cyane, iyi modoka izajya iguruka. Electric Vertical Takeoff and Landing Vehicle. Biteganyijwe ko muri 2026 izi modoka zizatangira kujya ku isoko zikagurishwa, ubundi zigatangira gukora. Iki gikoko cya RFI Aeronautic Model A kizaba gihagaze agaciro k'amadolari 300,000. Izindi modoka ziguruka ni nka Crane Vision Air Car. Iyi yo ikoresha moteri ya BMW. Ikaba ishobora kuguruka kilometero 1000 ku muvuduko wa kilometero 170 mu gihe cy'isaha. Indi ni X2 Flying Car. Iyi nayo ikoresha amashanyarazi. Iyi ikaba yarakozwe n'Abashinwa. Amakampani nka Terrafagia, PARV, Job Aviation na Xpeng yo mu Bushinwa ari nayo yakoze X2 Flying Car barimo gukora ku muvuduko wo hejuru izi modoka ziguruka, ndetse hari nizashoje gukorwa. Bimwe mu byizi modoka zaje gukemura ni ukugabanya umuvuduko cyangwa se kugabanya traffic y'imodoka mu mihanda, traffic congestion, kwihutisha ubwikorezi bw'ibikoresho byihutirwa, faster emergency service, ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye.
reka noneho tuvuge ku ikoranabuhanga rya Brain Computer Interface. Iri ni ikoranabuhanga rizajya ribasha gusoma imitekerereze ya muntu bidasabye ngo abanze kuvuga icyo yatekereje cyangwa se ngo akigaragaze. Iri koranabuhanga rya Brain Computer Interface niryo rigiye kuzifashishwa mu guhuza ubwonko bwa muntu na computer. Ubwo buryo bukoreshwa na electrodes cyangwa se ibikoresho bishobora guhuza ubwonko bwa muntu ndetse na computer. Neuralink ya Elon Musk niyo iri imbere mu gukora iri koranabuhanga rya Brain Computer Interface, aho iri gukora implant cyangwa se chip yitwa implant. Iyi ni chip izejezwa mu bwonko bw'umuntu maze ikabasha gusoma ibyo umuntu arimo gutekereza mu gihe runaka. Carno na Paradomics nabo bari gukora ku muvuduko wo hejuru ubushakashatsi kuri iri koranabuhanga rya Brain Computer Interface kugira ngo babashe kurishyira hanze. Nabo hari impungenge zikomeye z'uko ibitekerezo byawe cyangwa se ibitekerezo by'umuntu runaka bizajya bikoreshwa ku gahato uwo muntu atabishaka, kuko bashobora kuzagushyiramo iyi chip ya implant nk'iyi ya Neuralink utabishaka kugira ngo babashe kumenya ibyo uri gutekereza. Nuko dushoje iki kiganiro, twe twibera mu isi y'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano. Njye ndi Imanishimwe Eza, ndabashimiye. God bless.